Hari ijambo ry'ikigiriki rivuga agakiza kuzuye Kristo yaduhaye gitwa sozo. Ijambo ry'ikigiriki rivuga agakiza kuzuye Kristo yatuzaniye. Icyambere yaje gushaka icyari cyazimiye, yaraje kugarura icyagiye kijyanwe, kandi kijyanwe n'icyaha. Yaje aje kudukiza icyaha cyadutandukanyaga n'Imana. Haleluya. Muvuge ngo iyo ntsinzi ya mbere yarabonetse, yongeye kuduhuza n'Imana yacu, twongera dukorana nayo. Iravuga turumva, turavuga irumva. Iyo connection nta wundi wayishubijeho, ni Kristo Yesu. Gose uburyo muyihimbaje, nanjye ubwanjye ndi Imana nabagabira rwose. Turanezerewe cyane umugoroba mwiza. Barimo mubivuga ngo uyu munsi ni finale. Haleluya. Muvuge ngo uyu munsi ni uwa nyuma. Kandi nyine uwita uwa nyuma w'ibintu byose byari umuzigo, byari umutwaro ku buzima bwawe. Haleluya. Ngira ngo tutagiye tujya muri menshi, ijambo twasengeyemo muri ibihe byiza byo gusenga iminsi 21, ni muri wa mwaka twari dutangiye 2026, kandi turavuga ngo uyu mwaka 2026 ntago tushaka kuwugendamo tugonga ibikuta, tugwa mu myobo, twikubita ku bishyuti by'ibiti cyangwa tugonga intare z'amabuye. Oya, turashaka kugenda tugendanye n'Imana ituyoboye inzira. Muvuge ngo amina cyane. Turavuga ngo mwambi turashaka tukuyoboza, katuyobora inzira nziza kandi izaduhuza n'icyo wavuganye nacyo twifuza gwambiriye ku buzima bwacu 2026. Cyane ko dufite ijambo ryahanuwe rivuga ko 2026 Imana izakoramo ikintu gishya kizaduhindurira amateka. Twongeye dukomere Imana ashikura iryo jambo. Hindukira ubwira mugenzi wawe ngo nkwifurije gukorerwa ikintu gishya. Gishya ni ikintu kitigeze gukora, kitigeze kubaho. Haleluya. Ni icyawe nyine igukorera ikintu gishya ku buzima bwawe kibasha guhindura amateka yawe. Haleluya. Haleluya. Ariko birashoboka ku Mana, biremera ko yagukorera ikintu gishya, yego, kigahindura amateka. Yego. Burya rero ngo Satani yumva n'ibyo tuvuze, kandi amenya umugambi w'Imana. Twaranawuvuze, turawamamaza, na Satani yarawumenye. Ubu rero atangiye gutega zambuskade, gushyiraho ibico, kugira ngo nyine avuga ati sha nanjye nzarebe, najya kukigeraho gikoze mu mitwe ntoki nzazikubita cyangwa nzakimupapuro. Ariko Imana twaje gusenga. Haleluya. Imana twishingikirijeho muri minsi 21 irusha Satani imbaraga. Haleluya. Muvuge ngo imurusha amaboko. Twongere ngo imurusha amaboko. Satani araturwanya ariko ntago azadutsinda. Ngira mugenzi ngo urarwanywa ariko ntuzatsindwa. Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Ongera mvugire ngo amina cyane. Amina. Haleluya. Reka mbabwire, buriya mwari muzi ko ku rugamba, ku ntambara, iyo wabaye umunyabwoba urapfa. Mwabyumvise? Iyo wabaye umunyabwoba cyane urapfa. Bwira mugenzi ngo ushira ubwoba, ushira amanga kugira ngo udapfa. Kuko iyo baye umunyabwoba ukagira ubwoba bwinshi, ugahinda umushyitsi, niyo Imana ivuze ntiwumva. Niyo ugize umuntu mwiza akagucira amarenga ntubimenya, kuko kontrole y'umubiri
n'ubwenge bwagukiza ntibuba bugihari. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwahawe umwuka utari uw'ubwoba. Twahawe umwuka wo gushira ubwoba umeze nk'uw'intare. Amina. Haleluya. 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 Mbwira mugenzi wanjye ngo ubwoba nibushire. Ongera umbwire ngo shira ubwoba. Ongera uvuge ngo shira amanga. Uvuge isezerano ry'Imana ku buzima bwawe. Iyarivuze, irariherekeje, iraririnze kugira ngo irisohoze. Ngo abasatani atabyumva abirwanye se abitsinde. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amina. Gusa Imana yemera ko tunyura ahantu tugashyiramo akabaraga, ikadushyigikira ariko ikaturekana tugashyiramo imbaraga zacu n'ubwenge bwacu kugira ngo kiriya kintu tumara kukigeraho ntituzagifate nk'ikintu kibonekeye busa. Wumve ko usa nk'uwakiruhiyeho. Imana ikiguhaye irwanya intambara. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu burya ngo imbabazi z'umubyeyi ziba mu gise cya nyina. Icyo kintu mwacyumvise? Yego. Imbabazi z'umubyeyi ziva mu gise cya nyina. Cya gise gikubita nyina kababara iyo umwana avutse. Avuka mufitiye impuhwe nyinshi. Mu mibabaro yawe rero niho hari imbabazi nyinshi z'Imana ku buzima bwawe. Kandi icyo uzabona uzagifata n'amaboko yombi. Haleluya. Haleluya. Kibe iki giciro. Kibe iki giciro. Kibe iki giciro. Najyaga mbona nk'abantu baturanye nk'amazu. Urabona muri Kigali ukuntu inzu ibiri ku yindi. Ariko ugasanga avanga ariko urabona ngo amazi yawe ngo arimo aransenyera. Ibyo mujya mubyumva? Ngo amazi ngo yawe ngo atukare ngo akaza kansenyera. Kuko ushoye amazi yawe ushaka iyo yacisha. Atitaye aho uri buyajyane. Taransenyera. Ugashakira ukuntu ucukura imyobo. Ugashaka ukuntu ushyiraho amarigore. Ugatangira kuyagira gutya ugashaka utuntu tuyacisha tukayajyana epfo. Kugira ngo adasenyera. Uwubatse ibintu bye. Haleluya. Haleluya. Itangazo rya mbere mbafitiye. Mwari muzi ko muri aya masengesho y'iminsi 21 hari ibintu Imana yabubakiye. Haleluya. Nimuvuge ngo byarubatswe. Byarubatswe. Muri aya masengesho y'iminsi 21 hari iby'Imana yubatse. Haleluya. Yaratangiye kubaka tayari. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Kandi iyo nyubako Imana yubatse ku buzima bwawe igomba kurinda ikintu cyose cyayisenyera. Yes, yes. Ndasaba kugira ngo umuntu wese uri muri literaniro agerageze kwihangana ntarangare. Ndivugira nabo rose imvugana byinshi cyane ntarwo ndibuze kuvuga amagambo nirukanka. Haleluya. Ndaguhumekera nk'uko umwuka w'Imana yampumekeye. Mwuka w'Imana yambwiye ngo hari ibintu byubatswe ku buzima bwawe. Itangazo rero riravuga ngo icyo nayo igiye gukora igiye kurinda inyubako yayo kugira ngo hatagira ikisenyera. Haleluya. Haleluya. Tera haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Ikintu wubatse, ikintu cyakuruhije uranakirinda. Uranakirinda ukakirinda icyakisenya. Imana yavuze ngo ibintu yubatse muri twebwe ibishyiriyeho n'uburinzi kugira ngo hatagira ikisenya. Sha Mana yanjye we, ntago murabyumva ari ibintu bisanzwe ariko birakomeye. Natwe dusanzwe tuzi neza ko intore irinda ibyo yamaze kugeraho. Kuko kugera ku bintu umuntu akaza akabitera umugeri ntuba wararuhiye ubusa. Ariko intore nyantore irinda ibyo imaze kugeraho. Cyayisenyera cyose igahangana nacyo. Muvuge ngo amina cyane. Amina. Igahangana.
rero Uwiteka yapanze n'urugamba rwo guhangana n'inyubako imaze kubaka ku buzima bwawe. Amina. Amina. 21 ntimugire ngo twakoze ubusa. Yes. Uyu munsi ni finale. Finale rero, haleluya. Hallelujah. Mu ngo finale. Final. Twego ntago turi bukine finale nk'iy'abisi. Yes. Ahubwo tugiye guserebura. Mwakumvise ako kantu mbese? Ntacu ntago ari compliqué. Hakuntu tujya dukompara ibintu by'Imana n'iby'isi tukabisanisha pe bikaba bihwaye nyamara si byo. Haleluya. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Muri buka Daniel asenga iminsi 21. Yari yarashubijwe yaratarasubizwe. Agisenga yarashubijwe. Agipfukama gusa. Ngo ariko habaho imbaraga z'abamedi n'abaperisi hejuru. Ngo barabana. Ariko igisubizo cyaraje. Ugitangira gusenga inyubako yarubatswe. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Uyu munsi rero. Muvuga ngo uyu munsi Uyu munsi. no gusirimbira Imana. Cyane cyane ko intsinzi iri mu ruhande rwacu. Nicyo nshaka kukubwira. Nushaka unezerwe umutima. Haleluya. Intsinzi iri mu ruhande rwawe. Ariko nongera mbabwira akantu k'ubwenge. Ndacyari kuri rya jambo. Imana igiye gukora ikintu gishya. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ibintu byakozwe ku buzima bwawe. Ntuze kuvuga ngo ni bya bindi nasengeye. Yakoze ikintu gishya kidasanzwe kirenze ibyo watekereje. Ikintu kibasha guhindura amateka nk'uko yabivuze. Bishoboka bite ko umwuka w'Imana yaraje, mu mbaraga z'Imana hakorerwamo ibintu, niyo mpamvu kugikingura gusa gafunukura abantu bose bazabona ko ari igitangaza Imana yakoze. Hallelujah. Amashyi menshi ku Mana yacu. Uyu munsi rero nahawe kubatangariza amatangazo yo kubohoka kwanyu. Imana yababohoye. Ninde muntu wigeze abona inkoko bigeze bahambira mu gihe cy'ibishyimbo bimaze kuzana amababi, nibyo? Cyangwa imaze kuzana harya ururabo. Buri inkoko rero n'ururabo rw'ibishyimbo ni hatari. Kandi ururabo niko ruvamo intuza umuteje, sibyo? Iyo igiye kurya rero igishyimbo hera kuki? Ku rurabo. Irarusoroma pe. Rero barazizirika. Ariko iryo rurabo ariko ni n'umushogoro cyangwa n'amababi nayo ikatotora ikayi. Bakazizirika ibishyimbo bikigira gutya, miteje ikaza, miteje igakomera. Bamajya gusarura bati yemwe nimuziziture. Haleluya. Ibyo zagomba gusenya byamaze gukomera, ubu ntacyo zakora. Inkoko bakayizitura bakayikura ku mugozi igakomeza igahagarara. Mwarabibonye? Muri abanyakigali shamwe ntago mubizi. Twabaye ku cyaro rero turabizi. Inkoko ukajyutisha yenda wapi iteka kandi wayize ikumbira cyari ku mugozi iracyaziritse. Ndagutangariza ko imbaraga zikubwira ko kiziritse uzisezerera vuba cyane. Haleluya, haleluya. Mwisi y'umwuka byarangiye. Igisigaye nuko ikubwira ngo erega genda. Amina. Erega haguruka. Amina. Haleluya. Hallelujah. Erega jya mu kazi. Amina. Ukabona biremeye wa. Haleluya. Amina. Ukabona birakunze. Haleluya. Erega jya gucuruza ukabona biciyemo Amina. noneho. Ikintu Imana yakoze yamaze no kugikomeza. Yamaze no kukirinda. Icyo tugiye gukora. Haleluya. Amina. Nukumva ko twabohokeye guhabwa ibyo Imana yagambiriye kuduha. Dukomere Imana amashyi. Imana igiye kugukiza akarande. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana igiye kugukiza akarande. Kandi uzaryama usinzire ni wikangura. Wikangure igicu cy'umwijima cyeyurutse.
twasenze Imana ikiza, twasenze Imana ibohora, twasenze Imana igangahura. Amen. Kuko muri wowe Imana yasetinzemo ibintu bigiye gutuma umuntu wese ubirebye avuga ati cyakora wasengeye he, wasenze uti. Uzavuze ngo mu masengesho y'iminsi 21 nari mpari. Hallelujah. Imana yavuze numva, imvugaho numva, imbwira ibyiye kunkorera ari byibi. Gusa sinabitekerezaga, yakoze ibirenze ibyo natekerezaga. Ndimo ndahamagara umutima wawe ngo umubwire ngo tuza wa mutima we. Ntukomeze gushuka uwo mukozi w'Imana. Ijya kumurema yari yaraye ibishyize mu gitekerezo cyiza, kandi ataraboneka yari yamuteguye kuzamugira utuma izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. Vuga utubone ngewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumaze iminsi mu gusenga kwacu na mama Bishop tumwakiriye mu izina ya Yesu. Tumaze iminsi tubwirwa iby'uru rugendo, tubwirwa ababishaho muri uru rugendo, ibikwazo byo muri uru rugendo, ahamanuka n'ahazamuka muri uru rugendo. Na Kristo yarahanyuze, kandi ntabwo ugera ku ntsinzi utabanje gustragoringa. Uzabaze bari abantu bose bafite ibyo bafite babigezeho barushye. Na Kristo yatugezeho, yatubonye arushye. Haleluya, haleluya. Mvuga uti ndi umushinga w'Imana ngewe. Ngewe Imana yaplaninze kuba ngomba kuba ndaha nk'abandi muri ibi ndimo, kandi byaraharaniwe, byararwaniriwe cyane. Haleluya, haleluya. Kubw'ibyo rero Satani ntimwongere kumva ko yaza ngo abashe gusenya inyubako y'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Gusa ndimo ndagusabira umwuka ukubwira ngo haguruka ugende, ukubwira ngo genda ucuruze noneho, ukubwira ngo genda usaba akazi noneho. Wafunguwe, wakinguriwe, wazituwe, cyari kikuziritse migozi yacikaguritse. Uvuge ngo amina cyane. Genda urambagize noneho. Njya nsengera nk'abana bato bajya bansanga hariya bati mushumba dusengere Imana dukize icyangiro. Wamureba se icyangiro ati mfite icyangiro. Icyangiro cyenyemerwa n'urwo rujamba ahantu barukuye. Muvuge ngo icyangiro. Icyangiro ni fondote bisiga. Icyangiro kumva n'uruntu rw'urwuka kandi ruza rufata mindset z'abantu. Iyo mfite icyangiro ntago bankunda. Ntago bankunda. Mfite icyangiro. No, ukabanza se hari abakurambagije cyangwa se hari abo warambagije bakakubenga cyangwa ko gatoya nta urandambagiza ariko mfite icyangiro. Nta nuwo ndarambagiza ariko mfite icyangiro. Nta nuwo ndasaba ngo anyime kucyo musabye cyangwa nifuje ariko mfite icyangiro. Nta urasaba n'akazi ngo avuge ngo wenda akazi imirimo yose abantu bose baruzuye nta mwanya mfite. Toya ati mfite icyangiro, numva mfite icyangiro. Aho rero niho umwuka uva ukazwa kubwira ngo erega irangize wikureho. Kubaho gupfa bikurutiye kubaho. Kumva umwana muto ari yahuye. Kare hari umuntu wa telefone yaramubwira ngo ngameruka kera ngo twarasenganye ngo noneho rero ngo ndashaka nzaze usengere ngo umpe rendez-vous. Anyibwira numva sindi kumwibuka pe ni kera. Avuga ati ngubu tugiye gutabara. Hari umukristo twasenganaga yarangije amasengesho y'iminsi 3 ari yahura. Yampamagaye nko masaha 4. Ntagira ati yasenze amasengesho y'iminsi 3. Umunsi wo kuyarangiza niwe yiyahuriyeho. Ubwo nyine yasengaga afite amajwi. Nushaka usenge witeruwe wimene ntago uzasubizwa nta nikizavamo. Ndagira ngo utsinde umuzimu kubwira ngo muri aya masengesho nta kizavamo. Utagenda ukigirira nabi ukiyahura.
ivuganye nawe iravuze ngo yamaze gusetingamo ibintu muri wowe kandi irabirinze uhumure. Vuga ngo amina cyane. Ni ibintu bisha utaza kubyitiranya n'ibyo uzi wabonye. Haleluya. Haleluya. Navuze ngo nimvuga mu nyumve. Ukaba wabohowe, wabohotse, wahawe liberite, ariko ukamera nka ya nkoko ukumva ukiziritse, ukarangiza yita tukumva ukiziritse, ukiyahura kandi bakuzituye. Aho kantu mwakumvise? Mwakumvise? Uyu munsi turakira dukize, turabahoka tubohotse. Haleluya. Turaririmba tunezerewe. Haleluya. Turataha turi ubwoko bukomeye. Amina. Vuga ngo amina cyane. Amina. Turagendana isezerano ry'umwami, kandi urwo ni urukingo rw'ubuzima. Bivuga ngo nta cyaguturuka imbere ngo kigire icyo kigutwara uhetse isezerano. Haleluya. Katwihutse dusome ijambo ry'Imana. Ubwiza uko bwanditswe na Luka ibice 9. Luka ubutumwa bwiza ibice 9 umurongo ere ku murongo wa 10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo wa 10. 19 19. Oh, sorry. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 9 umurongo wa 19. Ibice 19 aho. Ibice 19 umurongo wa 10. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa 10. Haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Subiramo. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyazanye umwana w'umuntu biri mu magambo abiri gusa, mu bikorwa bibiri. Ni ugushaka no gukiza, kandi bigakorerwa icyari cyazimiye. Kristo aza mu isi akanyura muri za nzira zose tuzi, yaje anyuze mu nzira n'ubundi zishidikanywaho zinshobera amahanga. Ukuvuka kwe impinja nyinshi zarahaguye ari we bahiga, ariko ntibamubona, kandi nta wundi wamuhigaga ni Satani. Nongere nkubwire ngo haleluya, iyarinze Yesu akivuka ntapfe mu mpinja zapfuye, uko yarokotse niko nakuzarokoka nawe. Uko yamurokoye, Haleluya, niko nawe uzarokoka. Imana ishimwe, kuko yavutse ku mugambi w'Imana. Hari icyo Imana yashakaga kuzakorana nawe. Haleluya. Amen. Izo nzira zose yanyuzemo yagombaga kugera ku munsi w'izina wo gusohoza umugambi w'icyo Imana yashatse. Kandi iyo munsi yicaye asangira n'abigishwa, ngo arabwira ati ntituzongera gusangira ukundi, tuzongera gusangira mu mugambi bwa Data. Mugati arawumanyagura ati uko mubonye ushanyaguje uyu mugati niko umubiri wanjye bagiye kuwutanyaguza. Batereka reka tujya tubivuga ku igaburo ryera. Ati kandi n'iki kinyobwa tunyweye, ive iyi divayi, ni amaraso yanjye asimbuye ay'inuma z'intungu n'amasekurume y'intama
n'ibindi bitambo byose byabonekaga mu buryo bugoye agiye kuseseka kugira ngo benshi bazizera, haleluya, bazakizwe nayo. Uzaboneka ikimenyetso cy'amaraso azaba umukiranutsi iteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi nkureho ikibi cyose, imivumo yose n'ikintu cyose kigenda mu maraso. Ndabatangariza ko rero uyu munsi, haleluya, haleluya, si finale. Ntabwo Imana iri buze kuguhereza imodoka, iguhereze superi, iguhereza inzu, iguha akazi, igusigariza ikikugendamo. Ntabwo iri buze gusigaza ikikugendamo mu maraso, kuko icyazanye Kristo yaje gushaka icyazimiye uhereye mu maraso. Ngirira mugenzi wanjye uyu munsi iraderivura amaraso. Ngaba abantu rero amaraso yabo ni mabi. Cyangwa numva bivuga aba bantu amaraso yabo ni mabi, batera umwaku, ntibarongorwa, basazira ku ziko, barakora ntibikunde, barashaka ntibabyare, barazuba akazi gasenyuka. Yewe bari abantu bagira umwuka mubi, n'ubwoko bufite amaraso atameze neza. Ngira mugenzi ngo mu minsi 21 Yesu waje gushaka icyazimiye, cyajimijwe n'ikigenda mu maraso. Icyo nacyo imbaraga z'Imana zirakorayo. Reka nkubwire, umuntu ngo asiga ikimwirukaho ariko ntiyasiga ikimwirukamo. Mwanyumvise neza? Ugatumbagira ukagenda ukagera ahantu mu kanya gatoya kubera ikikwirukankamo, ahawe hakabura. Bati bigera ati nuko nibyo by'iwabo, nta urenga hariya, nta urenza 40. Ukuntu yarakize ariko arapfuye akindutse. Ukabikora bikakurushya ugapfuta biriye. Nyuma y'iminsi 21, haleluya, haleluya, nabwiye ngo nze mbabwire ngo icyazanye Yesu irahera aho ngaho kwanza. Nagakiza kuzuye, irahera ku maraso. Ibanze gukiza ikikwirukankamo, ubundi ikikwirukaho nuko uzacyohera mu kidaturwa. Muvuge ngo amina cyane. Muvuge ngo azaciyobya, abadayimoni bakuyobe, abagome bakuyobe. Muvuge ngo bacishwe iyo. Ikibi kikwirukankamo n'ikimbaraga z'Imana zigiye gukora uyu mugoroba. Tera haleluya, wakira imbaraga zikwiruka. Haleluya! Aho hantu no hari imbaraga kuruta n'ibindi byose twatekerezaga. Uwo ni wo mubisha mubi kurutoto uzasanga hariya mu nzira yatwibeshyeho, bakubitwa n'ibyo atazi. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka. Umuntu ushaka aricara. Umuntu ushaka ikintu agishaka yicaye, arahaguruka agashakisha, akareba aha, akareba aha, agakora ibi, agaterura, akegezayo. Urebye geste umuntu abakora bavuga ati urimo urashaka iki, kuko ibyo ari gukora arimo arashaka ikintu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu hari ibintu yakoze byinshi ku buryo bigaragara ko yagushakaga nanjye yanshakaga. Byinshi, muvuge ngo byinshi byakozwe na Yesu. Uhere mu gashyamba k'Igihatsimani ngo arasenga kugera abiri cyuya gisa n'amaraso. Buriya yarimo ashaka kugira ngo arebe ukuntu yakubona. Haleluya. Maze ngo umugome namusangayo. Satani tagutera mugeri ka Satani, ntago ari ka Satani, ni cya Satani. Gifite imbaraga cy'ikigabo, mujye mukitondera.
birameze ngo ujye ukitondera. Uretse Imana yakigukiza nawe wowe nturimo n'umutamiro. Uwiteka yaravuze ngo uragowe wasiwe kuko umanukiwe n'umunyembaraga. Kiko riyanza kuba umujyanama w'Imana, ariko kwibwira ntako wagikuye mu bantu ukakijyana nk'iyo kikaba nko mu manyanja hiryo cyangwa mu bishanga. Ariko nyine kimanukira abantu ngo cyashaka guhombya umugambi proje z'Imana ku muntu. Reka nkubwire, haleluya, amina. maze ngo Uwiteka aramwihorera, arazerega aratangira arabikora. Hari ibintu Satani yakoze ku buzima bwacu, Uwiteka aramwihorera. Abinyuma ariko turi kumwe. Niyo mpamvu wabonye bigenda kwa kundi. Ni imirimo ya Satani ashaka gufobya gahunda z'Imana ku buzima bwawe. Noneho ngarabikora ngagira ngo wenda hari arabirangije. Avuga turi umuswa cyane, genda umuremyi sindi kiremwa nkawe Satani. Bibiliya iratubwira ngo aha agapira karengeye ku giti niho data yakarenguriye ku giti. Kristo Golgotha, muvuge ngo amina cyane. Amina. Reka nkubwire, Imana ishimwe ko hari finale. Ntukangwe n'itangiriro, ahubwo tekereza kuri finale cyane. Byatangira bigoranye, biruhije, bibabaje, ariko sha bizarangira neza kubw'Umwami. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Uyu munsi ngufitiye inkuru. Iminsi umaze mu mubabaro n'ibigeragezo naho wanyuze, Satani yarimo agerageza kurwana n'Imana yawe. Kandi tere barwaniyeho ni kuri wowe no ku buzima bwawe. Ariko ngufitiye itangazo. Navuze ngo uyu munsi niba ari finale, wumve ko ari finale y'ibintu byinshi birangiye ku buzima bwawe. Umushinga w'Imana urakomeje, wa Satani urarangiye. Haleluya. Imirimo y'Imana iratangiye, iya Satani irarangiye. Amina. Yaba nabwiraga uwumva yagakomeye Imana amashyi menshi. Umwuka n'amwe ngo mbitongere mbibwira ngo imirimo ya Satani ku buzima bwawe irarangiye. Amina. Imirimo y'Imana iratangiye. Amina. Amina. Icyo Imana yavuze gisha ni ikintu igiye gufunukura kitari kizwi ku buzima bwawe, ariko igiye kugaragaza. Yabikoreye mu bwihisho, yabishyize ahantu abantu batareba, yewe nta n'umuhanuzi ushobora kuba yarabihanuye, cyangwa se byaravuzwe ntibyemerwa, ntibyakirwa, ariko ije kubigaragaza. Haleluya. Agakiza rero Kristo yatuzaniye ni agakiza kuzuye. Muvuge ngo ni agakiza kuzuye. Ni agakiza kuzuye. Agakiza ka mbere kaje kugira ngo habeho deliverance y'amaraso. Haleluya. Niho tukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twiswe abana ku maraso. Haleluya. Ku maraso. Tayari deliverance y'amaraso ibirabonetse. Ibyadukurikiranaga by'amaraso bitewe n'urukirwi twakomotsemo irazira deconnect, kandi ikoresheje amaraso ya Yesu. Uwiteka aratubyara bushya. Muvuge ngo amina cyane. Ngira ngo niba warakijijwe ukabatizwa, habaho deconnection y'amaraso. Ariho ikibazo ubu dufite amaraso aducungura, kandi dufite amaraso atuvuganira. Ntabwo twacunguwe ngo birangire, dufite umuvugizi, dufite utuvuganira, uturengera, utubereye maso. Yaravuze ngo ndagiye ngiye gutegura aho muzajya, kandi aho musize ndahazi. Ni sinagogi ya Satani, ni mu isi y'umwijima, ariko nzohereza umwuka wera. Muvuge ngo amina cyane. Azabashoboza kurwana intambara nziza. Ni uzajya atanga raporo y'ibikenewe ku buzima bwanyu. Ni uzajya ahagarara amanuka akajya muri bishop, agahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana akavuga ngo imirimo ya Satani irarangiye, iyi Imana iratangiye. Nta kindi cyamvugisha ibyo, si ibizigira, ntago mfite indege z'intambara. Reka mbabwire,
ntago ari ikoranabuhanga ry'intambara zigezweho, ndababwira imbaraga y'Imana imanukiye mu mwuka wera agakora icyo kuko Uwiteka kigambiriye. Haleluya. 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 ati kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo aho nzaba namwe muzabe yo. Bwira mugenzi ngo iwacu si hano. Mumbwira uti iwacu saha. Iwacu ni mu ijuru. N'ikimenyimenyi hari abo twaherekeje ejo ubundi bagiye. Abaherekeje ejo ubundi mugire mutya turebe. Ntago muraherekeza se? Nta bantu bitabye Imana murabafite? Mwarabaherekeje? Nonse ko mwari mutinya. Haleluya. 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 Wenda nk'abantu b'Imana bafite umwuka w'Imana, bafite impano z'Imana, bazi ukuntu basengera umuntu akikubita hasi agata umutwe agatangira kurekura umwuka mubi unuka cyane, abadayimoni gatangira kumuvugiramo no kumusohokamo, ndetse niba hari n'abazima bibi babikoze gatangira kwivuga ati ndi nyina kanaka ndakanga, ntago nashatse ko gashaka cyangwa ko karongora cyangwa ko karongorwa cyangwa se nashatse kabaho, dayimoni gatangira zikamuvugiramo. Ibyo bizwi n'ababibonye cyane n'abakoreshwa imirimo nk'iyo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigenda mu umuntu atabizi. Ubu muri iri teraniro ikintu kikugenda mutakizi kiraje gitera umurongo gisohoka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikindi ntitukavuga Imana ku munwa. Imana idutsindire dayimoni yo kuvuga Imana ku munwa ariko ku mutima itariyo. Imana yacu irashoboye, haleluya, Imana yacu irashoboye, irashoboye, Imana yacu irashoboye, irashoboye. Wagera ngo bati yiyahuye. Wiyahuje iki? Wiyahuriye iki? Kandi wasenze Imana ishobora byose. Niki cyayinaniye kugira ngo wirangize? Ni ukuvuga ngo ibyo wavuze wavuga ku munwa ariko bitakurimo. Imana idutsindira umuzimu uvugana na shebuja Satani, mubareke bagende bahimbaze basirimbe, ariko nibagaruka biyahure. Bwira mugenzi wawe ngo icyo ngiye gukora ngiye kugikorana umwete n'ubwenge bwanjye bwose n'imbaraga zanjye zose, kandi nizeye ko Imana yanjye ishobora. Satani wasanze Yesu akabwira ati ugiye gupfa ugwa muri ubu butayu wishwe n'inzara ufite ubushobozi, ubundi iryo buye wishigikirije wegamiye warihinduye umugati ukarya. Yaramukubiye ku nzara. Satani yagukubiye kuri situation y'ubuzima agira ngo yagushobora, ariko yashoboje Yesu mu butayu igiye kugushoboza Satani atsindwe. Bibiliya iratubwira ngo yamaze amajoro n'iminsi 40 atarya, ngo ariko abamarayika ngo bamufasha, ngo Uwiteka yohereje abamarayika ngo bamufasha. Icyo bamufashaga ntago cyanditswe, ariko icyo bamufashishije shoko yaramufashaga atsinda n'ibishuko bya Satani, kuko yaramusanze amuzamukana ngo rusenye hejuru ati simbuka, haranditswe ngo Satani gukubita n'icyanditswe. Simbuka bamayi, haranditswe ngo izatesha abamarayika barinde ibintu byo gusitara ku mabuye, baragusama abamarayika, haranditswe ngo. Uza abantu bayobeye mu byanditswe, uzi ukuntu bangana, kandi Satani yatwaye. Ngo ariko abamarayika bari bamuhawe kugira ngo bamufashe. Niba Uwiteka yarafashije Kristo mu butayu, Uwiteka araburate kugufasha muri uru rugendo tugiye kugendamo. Vuga ngo amina cyane. Hari abamarayika bamanukiye ubuzima bwawe, muvuge ngo amina cyane. Amina. Kanze mbabaza ko tujya tugira amatora muri iki gihugu, dutora abadepite, dutora na perezida wa repubulika. Mujya mwumva ijambo rivuga indorerezi? Indorerezi murazizi?
indorerezi ni indorerezi zo mu gihugu, hari izo mu gihugu, hari izo mu gihugu, hakaba ni Imana ikwicira umuzimu wo guhinduka indorerezi muri ibi bikorwa by'Imana muri uyu mugoroba. Intsinzi igomba gutaha iwacu, ariko ntube indorerezi. Kandi mbivuze kubera impamvu ab'inyuma. Haleluya! Uwiteka kwicira umudayimoni wo kuba indorerezi. Komera Imana amashyi niba wumvise ko apfuye. Hari ijambo ry'ikigiriki rivuga agakiza kuzuye Kristo yaduhaye ryitwa sozo. Sozo. Ijambo ry'ikigiriki rivuga agakiza kuzuye Kristo yatuzaniye. Icyambere yaje gushaka icyari cyazimiye, yaraje kugarura icyagiye kijyanwe, kandi kijyanwe n'icyaha. Yaje aje kudukiza icyaha cyadutandukanyaga n'Imana. Haleluya! Muvuge ngo iyo ntsinzi ya mbere yarabonetse, yongeye kuduhuza n'Imana yacu, twongera dukorana nayo. Iravuga turumva, turavuga irumva. Iyo connection nta wundi wayishubijeho, ni Kristo Yesu. Uyu munsi rero ndakumenyesha ko nuba maso, hari connection, hari muvuge ngo hari rezo, hari amantene Imana igiye kumanika kuri wowe, ku buryo aho uri hose uzajya uvuga uti Aba Data, Mwami w'amahoro. Haleluya! Uvuga uti ndi hano mwana wanjye, niki habaye iki? Amina. Isengesho ryawe rigiye kumvikana mu ijuru, umubavu humura neza. Vuga ngo amina cyane, vuga ngo amina cyane. Amashimeshi kumara yacu, amashimeshi kumara yacu. Imana yakora byinshi, Imana yakora byinshi. Finale turamestari, turamestari, Imana twestari turishya. Ahubwo Satani arajya hehe? Ahubwo Satani arajya hehe? Duhaye ibikoresho. None Imana duhaye ibikoresho. Uvuge ngo amina cyane. Amina. Uvuge ngo amina cyane. Yahereye mu mutima no mu mahereye, mu mutima no mu maso. Uvuge ngo turi byaremwe bishya. Uvuge ngo turi byaremwe bishya. Ibya kera birashize. Ibya kera birashize. Imirimo ya Satani irashize. Imirimo ya Satani irashize. Ibishya by'Imana biratangiye. Ibishya by'Imana biratangiye. Ariko Mana we, ariko Mana we. Somera Efeso 2:8. Somera Efeso 2:8. Abefeso ibice biri umurongo wa munani, hari ijambo umurongo wa munani, hari ijambo mwakijijwe n'ubuntu kwizera, kuko kwizera byavuye kuri byavuye ahubwo impano y'Imana. Umurongo wa cyenda, ntibyavuye no kugira ngo hatagira umuntu wirarira cyangwa wirata. kuko turemeye imirimo myiza muri Kristo. Yerekerero biramugeza ngo hari icyo waremewe, biramugeza ngo hari icyo waremewe. Ni imirimo mibi, ni imirimo mibi. Ni ugukoza isoni Imana, ni ugukoza isoni Imana, gukoza isoni imiryango, gukoza isoni imiryango. Imirimo yaturemeye, imirimo myiza. Gutangariza ko uyu munsi nitangira ibyangari myiza ku buzima bwawe, imirimo myiza ku buzima bwawe. Ibintu byatumaga usuzugurika, ibintu byatumaga guha ikiganiro. Haleluya! Iyo ni imishinga, ni imirimo ya Satani. Irarangira. Ahubwo imirimo myiza y'Imana, ahubwo imirimo myiza y'Imana iratanga. Abatabizi bicwa no kubimenya. Ariko bamaze kubimenya, abazi Imana, baza gukomera. Nibamara gukomera, uburyo ko hari ibintu bigiye gukorwa rero, uburyo ko hari ibintu bigiye gukorwa rero. Haleluya. Haleluya.
haleluya haleluya haleluya. aka gakiza harimo gukiza, harimo gukiza. yawutwaye muzima kabisa, mbega yaramuhombeje, ariko Uwiteka aramureba agatisha aho umufatiye niho nzamugarura. Ubundi twagomba kubaho mu ngobyi ya Edeni, dufite ubutware bwo gutegeka ibiri mu isi byose. Turangije twamburwa ubushobozi bwo gutegeka, ahubwo biradutegeka. Haleluya. Mu yandi magambo, uyu munsi ube maso, uratahana ubutware bwo gutegeka. Ikindi, hari ukuntu ugira icyo ugasanga abantu bitwa ko bari mu Mana ntibazi iterambere, ntibazi n'ibigezweho, ngo ni iby'isi, kandi bari mu isi nabo. Ibyo simbizi, ibyo ntibindeba, ni iby'isi. Wowe uri mu ijuru. Asanga Satani aho hantu yagiye abafunga ingufuri yayindi imeze nk'ifunga porutayi. Mu kanya gato kandi ugasanga urimo urashaka kurya ku byo wikingiraniyeho, ngo ibi ntibikureba, kandi mu kanya gusanga urabikeneye. Ugasanga ushaka kwambara umwambaro ugezeho, arutazi, ugasanga umuntu ngo yewe uyu mwambaro rero, reka mbivuge mu buryo bwumvikana. Urabona izi modoka za automatique zikiza, ndagira ngo mumfashe, zikiza baravuga ngo ibi modoka ngo ni ibintazi, ngo nta mbaraga bigira. Ngazamuka ngo biranyerera, ngo ariko izi za manuel kwirwa tugira gutya ngo nizo zikomera. Abagenda muri manuel, haleluya, mwararushye. Ubu ni depart na reverse. Abagenda mu za automatique, erega niyo guha lift ntuyigendamo se, abazigendamo mugere muri cyo turebe. Nubwo yaba ari lift ari kuyigendamo, ziriya modoka ufata umukecuru mu mazu, yamara kumusoza isezerano iguhereze manuel, wiri ugugire uri cyawe shyiramo automatique reverse de urumva. Ariko mazu nk'ubu yayiguha natwagira duti si yashira no kuri kuri. Ayiwe erega biremera, mu buryo ngo biremera rero. Yampaye isezerano rirasohora kugeza ku munsi w'impanda. Isezerano rirasohora, haleluya. Humura, nejo byakunda, nejo muri bizakunda. Humura, Yesu aracyakora. Ati ibimodoka ni ibintazi, izi none ibintazi, ahubwo ufite cya automatique ufite ikibazo, ahubwo bitegura ahantu uzakijugunya bya manuel plutôt. Automatique zigezweho noneho nizihinda zigenda zisakuza, tumo turaziyama, ibintu biduhuza gusinzira, turashaka izigenda bucece, muvuga ngo bucece. Aho byirukana cyangwa bisige mu isi wigendere. Biramugeza ngo ugomba kumenya ibigezweho. Mu bintu Imana igiye kukwicira, igiye kwicira umudayimoni ukubuza kumenya ibigezweho. Byose wavuze ngo urashaka ngo arangisharavu. Hari izindi zigezweho uhamagara, wicaramo. Ubu rero ngo hari imodoka wicaramo ikakugeza ku rusengero, utisubira yoze kugaruka saa 10:30, igahita isubira igataha saa 10:30 mu kadomo ikabikugezeho. Uvuga ngo izo nazo ziriyo. Ese wari uzi ko n'ibyo utazi nabyo bihari? Imana ikumenyesha ahubwo ibyo utaruzi nabyo bimenye. Haleluya, haleluya. Kuko nabyo ni ibyawe, ni ibikoresho by'abana b'Imana. Tera haleluya nshuti. Haleluya. Muri iri terano Imana irica umuzimu ufata mindset. Tekerezo bipfuye, tekerezo bishaje, tekerezo bitagira iterambere. Haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya. Jya muri parking, umuntu ambwiye ngo hano zihari ari ebyiri, nzahaguruka
nambara ipantaro mfunga umukandara njye kuyireba. Abayibonye mugire mushya turebe. Iyijyana muri parikingi. Edini wayibonye. Zira ni hano ebyiri. Izindi ziraje ubwo ni yawe ni yanjye ziraje. Vuga ngamina cyane. Ukagera hano ukavamo ikajya muri parikingi. Wagera hano ukabati come to me. Inyagwa rero zivuga ibyongereza gusa ako zagiye zivuga n'ikinyarwanda de. Ubwo rero kera mu gihe cyacu toka stan toka daimoni haje imodoka by'ibiva kuzimu kandi zivuye mu Buyapani zivuye mu Bushinwa ariko barada ariko bundi ko tuzi mu Bushinwa tukamenya no mu Buyapani no mu Budage ikuzimu ikivayo ni iki mwize mubona ikintu gikorwa ikuzimura made in kuzimu sanga umuntu asenga Imana yo mu ijuru ariko yajya kuvuga imbaraga agacurika umutwe akareba hasi ikintu cy'imbaraga ikintu gishasha kije ikintu gisha gifunukuwe kije kimushaka ati toka daimoni none se Imana izakora gute igisha cy'Imana uzacyakira ute nutagira imyumvire iramugeza ngo imyumvire hejuru ayuwe haleluya 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 nyuma y'amasengesho mugiye kuba basirimu bo mu rwego rwo hejuru cyane haleluya haleluya. Ikindi nizi telefone dufite mugerageze kwegera abantu bazifite ubuhanga abari abana bimufite bo mu rugo bafite ubuhanga kuri zo telefone babigisha ukuntu mubasha kwifata n'amajwi. Haleluya ko ufite umwanya muto yo kwandika rero nuba mfite akanya gatoya ariko ihangane nyibure sawa kagahita kagenda yakandaho ugahita umva ijwi yawe rero mu kanya gatoya ako makanya kandi iyo wanditse message wiyukanga hari inyuguti usigamo kabati asanga haha yanditse iki kintu na telefone zituzana n'ibindi bintu kajyamo yashatse kwandika iki ngo wihangane ngo ni telefone yabizanye kandi ari wowe yikoresheje. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Nyuma y'amasengesho rero uvuga ngo ubwenge bwawe buragarutse. Niba ari ikintu Satana twara ubwenge bwa muntu akaguha gutekereza mu buryo buri cheap. Mama Bishop yatubwiye ngo hari abantu bajya barebera ku ruhande nyina gahagara nk'ariya ngo ese iyi niyo convention yego akajya agira gutya ngo arimo agira cyane baracenguza umurareba iki ndimo ndareba convention none se aho bijira urahazi reka da ndabona ibintu bimeze nk'umusozi Imana muvyenga Imana yaravuze ngo ntago turi imirizo turi imitwe turaba imbere nubwira umutwe wawe ngo nduwe imbere. Haleluya ubwenge bwakabusetingamo Imana yibwaye izashyiraho inzira vote nukore nicyo nashaka umuntu utekereza atyo nashaka umuntu wibwira atyo